Urupfu ni kimwe mu bintu bikomeye kandi bitavugwaho rumwe ku isi yose. Urupfu ni iherezo ry'ubuzima. Urupfu ni inzira buri wese agomba kunyuramo. Ariko nanone urupfu ni ikintu giteye ubwoba, kigaragara nk'amayobera kandi giteza ibibazo byinshi mu mitekerereze y'abantu. Mu muco, mu myemerere y'amadini no mu buryo bwa siyansi, abantu bagiye barufata mu buryo butandukanye. Iki ni icyegeranyo kirambuye kivuga ku rupfu. Jye muri kumwe ni Mr. Ego Nshimiyimana Anselme kuri YouTube channel yitwa Ku Nkombe TV. Uhawe kaze. Kuvuga ku rupfu ni ukuvuga ku buzima, kuko utarumenya cyangwa ngo arutekerezeho neza ntashobora guha ubuzima bwe agaciro nyakuri. Urupfu rudufasha kuzirikana ko twese turi abagenzi. Nanone urupfu rutwereka ko ubuzima ari bugufi, bityo tugakoresha igihe cyacu neza, tukagira urukundo, umutima wo gufasha no gusiga umurage mwiza muri rubanda. Tukiraha kandi menya ko urupfu rutajya rurobanura. Uko waba uri kose ruzakujyana. Waba uri mwiza cyangwa mubi, waba uri umukire cyangwa umukene, waba uri umuyobozi cyangwa se umuyoborwa, umunsi wawe nugera uzagenda utuvemo. Urupfu mu ndimi zitandukanye. Mu ndimi nyinshi ku isi, ijambo urupfu rifite ibisobanuro bigenda bitandukanye. Mu Kinyarwanda tuvuga gupfa, bisobanura iherezo ry'ubuzima. Mu Cyongereza bavuga dive, naho mu Gifaransa bakavuga la mort. Mu Giswahili ni kifo. Ibi byose bigaragaza uburyo abantu bose aho bari hose bahuriye kuri ingingo imwe, gupfa. Ko urupfu ari iherezo ry'umubiri w'umuntu kandi ko umuntu yapfuye atagaruka. Ese nanone wakwibaza uti, biba byagenze bite kugira ngo bemeze ko umuntu yapfuye? Urupfu rutangira igihe imikorere y'umubiri w'umuntu ihagarara burundu. Iyo umuntu yapfuye, umutima uhagarara gutera, ugatuma amaraso atazenguruka mu mubiri. Umutima niyo moteri y'umuntu. Umutima niwo ufasha gusakaza amaraso mu mubiri w'umuntu kuva kiremwa kugera apfuye. Umutima ni igice cy'umuntu kitajya kiruhuka na rimwe, kuko gitangira gukora akiremwa kugera apfuye. Nanone kandi iyo umuntu yapfuye, ubwonko buhagarara gukora. Umuntu ntaba agitekereza cyangwa se ngo yumve. Burya rero ubwonko nibwo buyobora umuntu. Ibintu byose umuntu akora cyangwa se avuga biba bitegetswe n'ubwonko. Amajwi yose twumva, ubwonko nibwo budufasha kumenya ubusobanuro bwayo, ahaturutse ndetse n'icyo tugomba gukora nyuma yo kuyumva. Kurya, kunywa, gukunda ndetse na buri gikorwa cyose bituruka mu bwonko. Ubwonko kandi niyo memory card y'umuntu, kuko nibwo bubika ibyo tuba twabonye cyangwa se ibyo twumvise. Iyo umuntu yapfuye, ubuhumekero buhagarara gukora. Umwuka ntiwinjire mu bihaha kugira ngo umuntu abeho, nuko agomba kuba ahumeka. Ibihaha byakira umwuka witwa oxygen, bigasohora uwitwa carbon dioxide tuba twarangije gukoresha. Ibi byose iyo bibaye, byemezwa ko ubuzima bw'umuntu bwageze ku ndunduro. Hari impamvu enye z'ingenzi zitera urupfu. Urupfu rushobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere, hari indwara zikomeye. Aha turasangamo indwara z'umutima, kanseri, sida, diyabete, indwara z'ubuhumekero n'izindi. Izi ndwara tubonye aha ni zimwe mu ndwara zihitana abantu benshi cyane ku isi. Niyo mpamvu Minisiteri y'Ubuzima idusaba kwisuzumisha izi ndwara buri mwaka, kugira ngo abo basanga bazirwaye bakurikiranwe. Ku mpamvu ya kabiri nanone turasangaho impanuka. Hari impanuka z'ibinyabiziga, impanuka zo mu kirere n'izo mu mazi, amasasu, inkongi z'umuriro n'ibindi bibazo bitunguranye nabyo biri mu bitwara ubuzima bw'abantu. Ku mpamvu ya gatatu, hari ibiza, imyuzure, inkangu, ibyorezo nk'ibyorezo bya virusi cyangwa se za bagiteri. Ku mpamvu ya kane kandi ariyo ya nyuma, turasangaho gusaza. Uko imyaka ishira, imitsi n'imibiri yacu bigenda bicika intege, bikarangira bitagishoboye gukomeza gukora
umuntu agapfa. Nanone dore uko abantu batandukanye bafata urupfu. Reka duhere mu myemerere y'amadini. Abakristo bavuga ko urupfu atari iherezo, ahubwo ari inzira yo kujyanwa mu buzima bw'iteka. Abakoze neza bakajyanwa mu ijuru, n'abakoze nabi bakajyanwa mu muriro utazima, aricyo gihano cy'iteka. Abayisilamu nabo bemera ko nyuma y'urupfu habaho kubarirwa ibikorwa by'umuntu, hakabaho ibihembo n'ibihano. Abahindu n'ababuda bemerera cyane ku kugaruka k'ubuzima, aho umuntu upfuye ashobora kuzavukira mu bundi buzima bushya. Reka noneho turebe mu muco. Mu muco nyarwanda, umuntu upfuye afatwa nk'ugiye kwihuza n'abakurambere. Niyo mpamvu habaho imihango yo kumusezeraho, imihango yo gushyingura no kumwibuka. Reka turebe mu bitekerezo bya siyansi icyo babivugaho. Abahanga mu bya siyansi bo babona urupfu nk'iherezo ry'ubuzima. Iyo umubiri uhagaritse gukora, ubuzima burangiriraho. Nta buzima bw'iteka babona mu buryo bwa gihanga, ahubwo babona umuntu wapfuye mu bitekerezo n'umurage asize. Reka noneho turebe uko abantu bakira urupfu. Iyo ibi byose bimaze kuba, umuntu amaze gupfa, ese hakurikiraho iki? Iyo umuntu amaze gupfa, umuryango n'inshuti ze barababara cyane. Agahinda k'urupfu ke ni kimwe mu bintu bikomeye cyane ku buzima bwa muntu. Mu Rwanda hari imihango yo gushyingura no gufasha abapfushije. Hari gusura, humuriza abasigaye cyangwa se kubaha amafaranga. Ibi byose bigamije kugaragariza ubumuntu no kwifatanya mu kababaro. Kandi nta twasoza tutarebye inyigisho twakura ku rupfu. Ese urupfu ruratwigisha iki? Reka mbere yuko dusoza turebe inyigisho twakura ku rupfu. Ese urupfu rutwigisha iki? Urupfu rutwigisha byinshi. Urupfu rutwigisha ko ubuzima bugira iherezo. Tugomba kubukoresha neza, twirinda ibikorwa bibi, ndetse tukarushaho kwegereza Imana. Urupfu nanone rutwigisha gukundana no gufashanya. Tugakunda buri muntu wese tutitaye ku rwego abarizwamo, kandi tugafasha buri wese ukeneye ubufasha. Urupfu rutwigisha kudapfusha ubusa igihe cyacu, tugakora ibikorwa bizasigara inyuma yacu, tuzajya twibukirwaho n'abasigaye. Urupfu kandi rutwigisha ko iby'isi byose bizarangira, bityo tugaharanira gusiga umurage mwiza. Kwizirika ku by'isi tudakora neza ntacyo byatumarira, kuko nidupfa byose tuzabisiga. Ese koko urupfu ni ubuzima bw'iteka? Hari abantu bemera ko nyuma y'urupfu habaho ubuzima bushya. Iyi myemerere itanga ihumure, kuko umuntu yemera ko adapfa burundu, ahubwo ahindura ubuzima. Abandi bo ntibemera ibyo, ahubwo bavuga ko umurage umuntu asiga ari bwo buzima bwe bw'iteka. Nanone kandi kugira nsoze iki kiganiro, sinagenda ntatanze ubutumwa ku rubyiruko, ababyeyi ndetse n'abantu muri rusange. Rubyiruko, mukoreshe igihe cyanyu neza, mwige, mukore ndetse mufashe abandi. Mwirinde ibigare cyangwa se y'amatsinda bajyana mu ngeso mbi, hato mutazicuza bitagishoboka. Babyeyi namwe kandi mugire umutima wo kwita ku miryango yanyu, gusigira abana banyu umurage mwiza, ndetse munabatoze ubumuntu n'indangagaciro. Abantu muri rusange mubane neza, mubane mu rukundo, kuko ejo hashobora kuzaba iherezo ry'ubuzima bwanyu. Umusozo w'iki kiganiro cyangwa se iki cyegeranyo, urupfu ni amayobera, ariko kandi ni iherezo buri wese agomba kunyuramo. Nta muntu n'umwe uzacika urupfu, yaba umukire, yaba umukene, yaba umuntu ukomeye cyangwa se udakomeye. Ariko ibi ntibigomba kudutera ubwoba, ahubwo bitwibutsa ko dukwiye kubaho neza, tugakunda, tugafasha, ndetse tugasiga inkuru nziza imusozi. Urupfu si iherezo, ahubwo ni inzira. Twese tugomba kubaho neza kugira ngo ubwo tuzagenda tuzasige umurage mwiza. Ndabakunda cyane nshuti za Ku Nkombe TV. Nkwibutsa wowe utarakora subscribe, gukora subscribe ugakanda ku nzogera, kugira ngo ibyegeranyo nk'ibi ngibi bijye bikugeraho
ku gihe. Jye mwari kumwe ndi Mr. Ego Nshimiyimana Anselme, ndabakunda cyane, duhure mu biganiro bikurikira. Ciao ciao.